Hello again my friends, as always I'm your teacher Cedric. So in today's video tugiye kureba hamwe The Mirror by Haruki Murakami. Indorerwamo. Mirror by Haruki Murakami. So tugiye kureba hamwe setting ndetse na plot. Tugiye kureba hamwe nibibutsa niba ari ubwa mbere wawe se YouTube channel, please click kuri subscribe icon kugira ngo n'ikindi gihe tugiye tubana mu masomo agiye atandukanye. Guys, reka duhere kuri setting. The story is set in the narrator's house in the night. Iyi nkuru ibera mu nzu y'umubara nkuru wayo mu gihe cya nijoro. He is seated with some friends and they are relating scary stories or those of premonitions. Yicaranye n'inshuti ziwe noneho bari kugenda baganira ku bijyanye n'inkuru ziteye ikikango mu masaha ya nijoro wallahi. So ku bijyanye na premonitions, nituva premonitions nanone nyine bakava ku bijyanye na premonition, nituva premonition wumve inzozi cyangwa se ibintu by'amabonekero ariko ibintu bijyanye n'ibiteye ubwoba biri negative, kubona nka vision cyangwa se yerekwa ry'ibintu bibi. So bari kuvuga ku nkuru zimeze nka gutyo iziteye ubwoba ndetse n'ibijyanye n'ibyo bya premonitions. But there is however another setting in which the narrator rebels a frightful moment in his life. Hari n'indi setting nanone rero aho uyu mu narrator cyangwa se uyu mubara nkuru wacu nanone aza kuvuga ku bijyanye n'ibihe biteye ubwoba cyane byabayeho mu buzima bwe. This is at a school, junior high school, in which he was employed as a lone night watchman at the age of 18 or 19. Yes, iyi nkuru avuga cyangwa se ibintu bibi biteye ubwoba byamubayeho mu buzima bwe ni igihe yari ari ku kigo cyitwa junior high school, aho yari yarahawe akazi nk'umuzamu w'irondo night watchman ku myaka ya 18 cyangwa se 19. The night was windy and hot. Ngo muri iryo joro igihe bimubaho, muri iryo joro ryari ijoro ririmo nuzu umuyaga ndetse rinashyushye. Guys, abantu bagira ubwoba bareke kumva yino nkuru. Sorry, ni exaggeration nta birenze. Twagiye. Mosquitoes buzzed all over midst in the noise of the wind. Noneho imibu yabaga iri kubazinga kumwe ibiri kuvuga ngo ibintu nk'ibyo na I know yuko mubizi. Yes, nanone iri kugenda nyine iri kujyana n'urusaku rw'umuyaga. The broken gate of the swimming pool made banging, rhythmic banging noises in the dark night. Noneho umuryango wacitsemo wo kunuza waganaga kuri pisine, nawo wajyaga bitewe n'uko umuyaga wari uri guhuha nyine, nawo wagenda gusakuza uri kubanginga muri icyo gicuku cy'ijoro, ijoro rinishye. This description creates a scary mood which is consistent with his frightening experience. Uko kuntu nyeri kugenda bigaragaza bituma nyine birema icyitwa scary mood y'ikikango, abantu bumva bikanze cyane. Yes, ibyo byose bihuriranye nyine n'ibyo bihe byanyuzemo bigize biteye ikikango. Uri kumva nubwo ari setting ariko tubashe kumva bimwe muri byo wagira ni plot. None reka tujye muri plot twumva ibirenzeho. The narrator is hosting a number of friends and they pass time narrating scary experiences or those of premonitions. Uyu mubara nkuru abafite inshuti ze noneho baba bari kugenda babara inkuru z'ibintu biteye ubwoba baba barahuye nabyo mu buzima cyangwa se ibijyanye n'inzozi barose mbi, ibintu nk'ibyo bya premonitions. The narrator says that there is a force linking the world of the living with that of the dead, giving rise to the narrator of the stories being narrated. Yes, nguyu mubara nkuru wacu aza kubabwira yuko hari imbaraga ziba zihuje isi y'abazima n'isi y'abapfuye. Yes, ibyo ngibyo niho ikiganiro gihera cyo gutangira kuvuga ku nkuru zigiye zijyanye n'ibyo bintu by'ikikango. These forces, he says, restrict people to either group. Those people who see ghosts are unable to have premonition and vice versa. Akavanga izo mbaraga zituma abantu bajya mu byiciro bibiri. Hari bamwe mu cyiciro cy'abo ngo babasha kubona imizimu ndetse n'abo ngabo batabasha kugira
ibijyanye na premonition cyangwa se izo nzozi z'ibintu bibi bishobora no kuzabaho, gutyo 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 na gutyo vice versa. Ngo the forces don't give people the ability to do both, that is they are mutually exclusive. Izi mbaraga ntabwo zihereza abantu ubushobozi bwo gukora ibintu bibiri, to do both, that is ni ukuvuga they are mutually exclusive. Ngo ni ukuvuga ngo baba bahejwe mu buryo bw'ubwuzuzanye cyangwa se bw'imikoranire, mutually exclusive. Ngo the narrator then distances himself from these experiences. Noneho uyu mubara nkuru noneho ahita yishyira yitandukanya n'izo experience n'ibyo byamubayeho. He says that in his 30 years he has neither seen a ghost nor had a premonition. Aravuga ngo mu myaka ye 30 afite, ku myaka ye 30 ntiyigeze abonaho umuzimu, nta nubwo yigeze agira ibyo bintu by'ibizozi bipfuye iki n'iki, bya premonitions. However, he admits that he has had a scary experience which he narrates for the first time. Ngo ariko nanone avuga yuko hari igihe yigeze guca mu bintu biteye ubwoba cyane, aho ari byo noneho abatangiye kubabwira ku nshuro ye ya mbere mu buzima bwe bwose. He had kept it secret for fear that if he spoke of it then it might happen all over again. Noneho ngo aba yarabigize ibanga, yaratinye yuko ashobora kubivuga noneho bikaba byakongera bikaba biba byaramuteye ubwoba guys. He relates how in his 2 a.m. round on a scary night he thinks he notices something in the hallway. Aza kubabwira uburyo ki hari igihe cyari nijoro rwagati mu masaha ya saa 8, hari ijoro riteye ubwoba, ngatekereza yuko cyase akeka ko yaba hari ikintu yabonye muri hallway. Nituvuga hallway wumve a corridor in a building that connects rooms, ni koridoro mu nzu ibihuza ibyumba. So ngo yaje kubona ngo hari ikintu ashobora kuba yarabonye muri corridor. Upon closer inspection it turns out that a mirror. Noneho ahagurutse ngo yitegereze neza, yaje gusanga icyo kintu ari indorerwamo, which had previously not been there. Kandi iyo ndorerwamo ntabwo ubusanzwe yabaga aho ngaho. Gave his reflection. Yes, the mirror has him spellbound until he forcefully tears himself from it. Noneho iyo mira nyine yari ari kuyibonamo, noneho ngo yari yamukuruye, noneho aza kugerageza kwikuramo ariko bimusabye imbaraga nyinshi cyane. And shatters it, rushes back to the janitor's room to sleep. Noneho ngo ahita nayimenagura iyo ndorerwamo, noneho ahita yirukanka cyane ajya kuryama. In the morning he goes back to inspect the scene of the incident. Mu gitondo rero yarabyutse ngo ajye kureba aho ibyo bintu byose byabereye mu gihe cya nijoro. He finds the cigarette butt and his candle that he dropped. Noneho ngo aza kuhasanga isigara ryiwe kaganuza, yes, itabi aba yahataye, akanuza akabox kitabi aba yahataye ngo na kendo muri kiyo gihe cya nijoro nyine igihe yari ari kwirukanka afite ubwoba bwishi arabihasanga. However, that shattered mirror is not there. Ngo ariko nanone yandorerwamo yamenaguritse bya danje ntabwo ibikiri aho ngaho. Guys, yari inkuru ikize iki iteye ikikango. So this is the end. Nje ndi teacher Cedric. Noneho niba ari ubwa mbere twe tubanye guys, please kirika kuri subscribe. Kandi niba warakiritse uri already subscribe to this YouTube channel, please duhe comment utubwire uti guys nkeneye iki niki. Mbibutsa abantu bavuga ngo nkore poem yitwa gutya na gutya, guys mujye mushiraho n'uwayanditse kugira ngo kuko haba hari amapoem yitiranywa. So guys ujye ushiraho na author cyangwa se poeta wanditse iyo poem. Mbibutsa iyi ni YouTube channel Teacher Cedric, inyura amasomo ya literature. Gusa ukeneye naye uri interested mu yandi masomo agiye atandukanye nka history, geography, psychology, philosophy, life secrets cyangwa se amabanga y'ubuzima, wowe wasacinga
Teacher Cedric ukongeraho iryo somo, izina ry'iryo somo. Tuvuge urugero, niba ushaka amasomo ya entrepreneurship uzasearching Teacher Cedric entrepreneurship. Niba ushaka tuvuge urugero geography uzasearching Teacher Cedric geography. Uzahita ubona YouTube channel nshisha ayo masomo yandi. Nashatse kubivangura, ntabwo mba nshaka ngo biba akavuyo. Guys, iki ni igice cya mbere, noneho in the next part tuzarebera hamwe conflict, character and characterization, yes, by'aba narrator, ibiki byose, uburyo point of view, uburyo iyi title iri appropriate, ibintu nk'ibyo. Noneho guys, muri screen y'iyi video harimo nimero yanjye ya WhatsApp. Guys, munyandikire niba mukeneye amadocument y'ingirakamaro, munyandikire ndayabahereza guys, ama past papers, ama short stories, ama plays, ama question, ama multiple choice question, yes, iki niki byose ndabibahereza. Guys, this was yours Teacher Cedric. See you until next time. I really love you guys. Bye bye.